iyi bibogobogo abarundi bagiye guproteje ibintu bibiri, icya mbere ni Baraka, icya kabiri biravugwa ko kari agace ari inzira izana amabuye y'agaciro aturuka za Mirimba, aturuka za Nganja ya Perezida Neva. Runingo aravuga operation ikomeye cyane yakozwe n'ingabo za AFC M23. Ni operation yasize ngo abasirikare benshi bapfuye. Hanyuma ikindi hari muri Runingo. Runingo ababazarendo na FARDC ni batayitondera. Bazashira kandi magara M23 zasubira mu mujyi wa Uvira yaramaze gushegesha imbaraga zo. Deja ndavuga iyo operation ya Runingo. Operation Runingo ni operation ijeyeje kwa Harisio Magara. Baza ari benshi ariko ngo babanje gutera ikintu bita ikitwa amabombe sharing ku ruhande rwa leta ngo yari imeze nabi cyane. Hanyuma ngo M23 ibona ko ibintu byabaye ibindi. Niko gukora operation rero ngo no operation yasize abacanshuro bagera mu 8 bafashwe, abarundi na FARDC barenga 50. Nono namubaje ntise hafe bangaye niki twakwibaza Fizi Baraka to eske tombe bitakuwa tombe bientôt bitakuwa tombe kwa siku za usone kabisa utabisikiye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Tugende. Ibihe byiza kure mukunzi wa Bwiza TV na Magarambe TV aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Uyu munsi ni tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Nkuko mubibona nicaye na Magarambe imyaka myinshi cyangwa se amezi menshi Magara. Derukana umwaka ushize ikiganza. Derukana 2025 cy'amahoro. Nze neza nubwo nta nibazo tugiranaje nawe. Amahoro ya Nyagasani. Abane natwe twese rwose. Deruka tuvuga ko Uvira yabaye tombe. Turimo tuvuga ko batazanayivamo ariko se ubundi barabayivamo Magara tuvuyisha ukuri. Oya niyo baranayivuyemo ntiyabavuyemo. Yego niko bimeze. Ikindi kintu abantu bagomba kumenya ibi bintu byose bari umukino. Nuvuga ngo muri design y'urugamba kuva ahantu wafashe no kujya gusubirayo ni ibindi bindi. Ni umukino ugomba kuba ushobora kuhafata ukongera ukanahava. Kandi byose ni intwaro no gunga ni intwaro mu gisirikare. Kandi ubonye aho hunga bere sawa. Ariko kandi abantu be kwibesha. M23 yasabwe kuva mu mujyi wa Uvira. Yasabwe kurekura territoire ya Uvira. Yego. Nabyo nabonye bamwe batangiye kwibesha bakagaruka. Abazarendo n'abawagina bakaba barimo gukubitwa. Ubundi iwuvira ubwayo Uvira kano kantu kagace katuba kawuvira bahaye kwa Risije. Bazajya kukavamo barashize imbaraga M23 zikamu. Nuvuga ngo Uvira imeze nka Goma uko urabona Goma yigeze kubaho kuriya. Muri 2025 mu kwezi kwa 12 Goma yari imeze mu kwezi kwa 12 nko mu matariki 25. Yes. Imeze nko Uvira imeze ubu. Niko byari bimeze. Yego. Hanyuma ufate Karuningo ugafate nka Sake. Sake buri munsi
bageragamo bagasubiramo, habwaga bombe buri munsi, barafatwaga. Buriya Malawi, South Africa, abazarendo bari bashize kuri abazarendo bagezeho batinya kugera muri Sake. Hari abantu batageraga bavuga ati hari umututsi, baba ko namututsi agaragaza cyane ngo yari abagize akajorite, abandi yari abakomerekeje, yari amati hari munyarwanda ati mukari. So rero Magarambe icyo ngiye nyine tuderukana, tugiye kureba ku makuru atandukanye, turaza kureba Fizi bimeze bite, turebe Uvira bihagaze bite, ngo hari operation z'amagasa Roningo byakomeye. Akosha cyakoza imvetura ni hatari pe, abantu bakina nayo. Ariko se iyo umuntu akurusha imbaraga uramwubaha. Coalition birayigora, sinzi ugiye mu gisirikare kigezweho cy'ubwenge, mu gisirikare gifite tactique cyangwa se gifite imyitozo na discipline, kugereranya coalition na AFC M23 biragoye, kimwe na twirwano biragoye kubera ko ariko nkanabyumva Magarambe. Urabona twirwano AFC M23 bafite cause imwe, bafite ikintu kimwe, meme cause, yego, bafite n'amateka. No, barwanira ikintu kimwe, cyo mvuga bose ni ikintu kimwe. Icyo kintu ni cyemagara kubaho gusa, nukubaho. Ntagashaka ibijumba, ntashaka inka, ntashaka inyama, ntashaka imisozi, cyangwa abandi bashaka ko ngo bazarasa, ntibashaka n'ibyubahiro, bazarasa M23 na twirwano baze mu Rwanda batwara imodoka y'abantu n'amazu. Uzi ko byumishoze ndo bivuga ibyo ntibishaka bo, bakeneye kujya gute kugera iwabo bakabaho batuje, bagacyura impunzi zikabaho zituje, no kudatega amajosi ngo bicwe. Yego, muri rusange ni kwirwanaho. Nicyo kintu, niyo mpuza intumbero imwe. Ari n'ikindi abantu bajya bibesha. Hari umuntu wambaje ikibazo mu mbabare kukivugira. Abantu bazi ngo abanyamurenge nitwirwaneho gusa. Hari abanyamurenge bari muri M23, sibyo? Abanyamurenge bari muri twirwaneho, hari n'abari muri Nord Kivu bari muri twirwaneho, bari muri M23. Icyo abantu bagomba no kumenya nuko nko mu gice cya Sud Kivu, buriya nanjye najyaga numva ko abantu bariyo bari menace ari abanyamurenge gusa, nabanje kubyumva gutyo, ariko nyuma nza gusanga ahubwo urabona hariyo communauté rwandophone. Sud Kivu irahari, hariyo communauté burundese y'abarundi, yariyo baba hariya rwose bo twanaganiriye na perezida wabo, ndetse banyerekana mwami wabo. Hariyo communauté y'abavira, hariyo n'abahutu hariyo bariyo. Noneho ikibazo bagira bo abahutu biroroshe kugira ngo bahite bihindura, bakigira abashi cyangwa bakigira abandi bantu, kandi bakabishyiramo imbaraga cyane. Yego, nk'abariya ba Mukwege, nk'abo babitakwira, hariya bose ni abahutu ariko bahise bihindura vuba vuba. Ariko hakaba n'abandi bagendera kuki batameze nkabo, usanga nabo bari menace nose nk'abariya barundi. Ibo ni bafite na ntuze yabikomeye cyane hano muri Plaine. Yego, twaraganiriraga Magara, twaraganirira communauté yabo, wari yose. Yego, oya na mbere yaho itarafatwa bigeze kwandika urwandiko bandikira General Makenga, bamubwira ko bamerewe nabi, Burundi bugari bamere nabi. Yego, noneho urabona Burundi bwashaka kubacamo ibice bibiri. Urabona buriya abadede bashaka gukatamo kabiri iyo communauté y'abarundi. Noneho imwe ikagaragaza ko yarenganywe nayo yapfuye, yagize gute Burundi bukazaza buje kujya gute kuyirengera. Noneho ahubwo Burundi none bufata indi burayimenasa, barahunga. Kuko nka mwami wara muri la communauté y'abarundi nuza ubwo perezida wabo barahunze. Yes, bari barahunze. Ikindi buriya abantu bagomba kujya buriya no muri M23 bagiramo abasirikare cyane. Yego, so ivango urebye nitvuga twirwana n'abantu bakajya bumva ko ari abanyamurenge gusa. Nitunavuga M23 abantu bakumva ko ari abanyamurenge, ko ari M23 gusa. Kare M23 ko ndakara abatutsi gusa muri Nord. Harimo abahutu benshi cyane dayi. Oya, ahubwo bakubwira ko harimo abahundi benshi, harimo abahavu benshi, harimo abashi benshi, harimo abanani n'abakyarye, abanye kwigendera amaguru ari paruko, abandandi benshi cyane, sibyo? Oya, aba rwose ndayobwire ko sinzi umuyobozi w'abako muri M23 benshi n'abahutu barimo benshi cyane. So nuvuga ngo ibintu rero by'amoko ntago ari ibintu byo gushyirwa imbere muri no revolution. Igazi n'imindura amatwara. Ikindi cyonge bijya byumvikana neza no kuvuga twirwaneho na M23.
hari abantu benshi bafite umutima wa kimuntu bavuga bati ibi bari kurwanira ni koze ikomeye cyane, reka ahubwo dushyiremo n'izindi koze z'ibibazo Kongo ifite, imiyoborere mibi, ibiki na biki byose bazamo, nibo bananga n'abandi benshi cyane. So abantu be kwibesha ko ari ubwoko bumwe nibwo bwibasiwe cyane. Ariko abantu bamwe mu bundi bwoko bumvishe ko ibintu bidakwiye. Ni ukuvuga ngo abakongomani bumvishe ko ibintu bidakwiye, bajya guhangana n'ikintu cyitwa ingengabitekerezo y'amoko. Icyo nicyo nk'uyu munsi M23 igarutse muri Uvira Meki, ndakubwiye ngo baserebura ba mbere ni abapfurero, ni abavira, abo nibo ba mbere baserebura. Yego, kuko barabivuga mu matamatama, bagera bakananirwa no kwihangana bakabivuga kuko bafite menace ikomeye cyane y'abana babo b'abazalendo. Yego, ikindi umenye ngo ubu ngubu cyo koza biranagoye no kubona amakuru yahariye ko babakupiye ama network. N'abazalendo n'abarundi bari gukora ibyo bashaka, bakiyongeza umuheha kuniga abaturage no kubagirira nabi. So magara, reka turebe ngo tugiye kuri ibyo nuko twaza twigira kuri ibyo ngibyo. Uvira ibintu ni ibindi turaza kureba muri Nord Kivu ubwo bwo gufata umujyi wa Butembo na Rubero bukomeje kuba muri FARDC. Ubanza ruko haribo na M23 iri kugenda ijyana ibigunda binini n'ibifaru n'ibiki byose ishoreye, impande zose ziri myiteguro. Wajya muri Warikare, akse Warikare, ubwo n'ukwerekera muri Pinga. Ejo ubundi aho mperukira amakuru nuko M23 arimo irwana na bavanze n'abanyatura FDLR, n'abazalendo muri rusange, coalition muri rusange barwanaga muri za Bukombo. Noneho icyari gitangaje no kuntu M23 yari ibasunikira mu nzira za Pinga. Nuvanga ibarasi bajyana muri Pinga. Yes. So bikwereka rero icyerekezo. Uko kugeza umunsi none Magarambe reinforcement ziza muri Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga mu gice cya Grand Nord, zazo ku ruhande rwa coalition. Ubwo ndavuga Masisi, Warikare, nive na Nyiragongo na Rucuro, zose ziza Pinga. Bava Beni Pinga, cyangwa bashobora kuba Pinga bajya Beni, uwakomeretse ajya Pinga akajyayo ajya Beni Kinshasa cyangwa se ajya n'ahandi. Buriya naho FDLR igira base. So urumva rero ko tugiye kubira Magara, ni ukuvuga ngo noneho nguhereho twagiye muri Fizi, meze bitewe tuze kwikuza Uvira na Runingo. Urakoze cyane. Muri Fizi reka duhere kuri Poezero. Ejo twirwaneho gusa hagati aho ngaho mboni yangira kumbwira ngo bacansho bafatiwe hariya muri Runingo n'abagera ku 8, abarundi na FARDC bateranyije n'abagera barenga 50. Urumva kuna bishe abarundi basaga 21, aba FARDC basaga 30, bafasha abagina 8, abazalendo ntibagira umubare. Ubwo bari kumwe na FARDC. Turaza kureba ukuntu operation yari imeze. Aha ni kuri Runingo. Ni saa kirega. Ari n'imodoka yawe yari yaje. Ngo ari zaburi birengero. Ngo zikomeye cyane. Zishaka kwinjira na M23. M23 rero ibereka ko batiganye, irabakubita kandi ibakubita mu gihe gito cyane, abaturage barahunga. Mu kanya gato baragaruka. Magara yo biyetse turayijyaho. Twarukuye tubonye abantu tuza kureba iyo operation ni saa cyurebye. Nuvuga ngo zambushe rembe turazikora cyane. Ndakubwiza ukuri Runingo, FARDC n'abazalendo n'abarundi bazahakura isomo, bazagera igihe buri wese n'ubwo ati jya Runingo abwe ati ntaho ngiye. Yes, twagiye muri Fizi meze gute. Reka tuje muri territoire ya Fizi kugira ngo dukuremo igice cyo yari kiveyo, duhere fo tujye hagati, hafi yo hagati na ruguru. Yego, ruvuga ngo tugiye guhera muri Fizi, tugaruke muri territoire ya Uvira, tuzamuke tujya muri Kivu y'Amajyaruguru, hose twagiye. Yego Magara, nagira ngo mbanze unyemerere mu minota mike mbanze nsobanure ikintu abantu bari kwitiranya. Hari kitwa Poezero. Yego, yarafashwe. Twirwaneho, MRDP, AFC, M23 byose ni kimwe. Aba bitandukanye sinzi impamvu. Bafashe Poezero. Yego, barakomeza bakugereraho bita Ikanguri. Yego, hanarahageze hose. Ikanguri, Poezero ni ku musozi hejuru, ni nk'uko wafata Mushaki, noneho iyi Kanguri ikaba nka Sake hasi. Iyo ugeze Ikanguri rero
hari irindi nzira y'ishyamba wanyura ruguru, nkuko wanyura iriya ruguru mu ishyamba, useruka yitwa Nakiyele, Inagiheri. Inagiheri ababembe babyita Naele, ariko mu kinyarwanda cyiza, mu kinyamurenge ni Inagiheri. Inagiheri bamwe barabivuga ukagera hano, nabo ababembe babyita Anguli, abanyamurenge babyita Ikanguri. Sibyo bashobora kubivuga ukagira ngo amazina abiri. Iyi nguri rero bayigezemo, ariko bagera haruguru ku musozi, umusozi witwa, ndaza kuwukubwira mu kanya, haruguru ku musozi witwa ngo ni, ejo nawuvuzeho, yes, reka tube tuwuretse turaza kuwugeraho tuvuga uwo musozi bafungiyeho. Aho ngaho Ikanguri rero bahageze barafunga, ntabwo binjiye neza muri Kanguri. Bagarukira kuri uwo musozi nakubwiraga haruguru. Hanyuma abandi banyura ishyamba baturuka inyuma ya Nagiheri, twirwaneho na M23 barakubita. Aho ni muri teritwari ya Fizi. Muri Fizi niho turi. Iyo nzira banyuzemo, amakuru nashikiriye saa 4 z'ijoro nuko wigeze kumva ko abarundi bari kuzamuka cyane bakagera ahitwa Bibogobogo, bagakoresha ziriya nzira bazamuka kuri Poezero, abandi bakanyura muri iryo shamba bazaseruka ahagana haje za Bijabo, hitwa za Gatongo, za Mutenja, za Nyamara, za banyura muri iyo nzira kugira ngo baze kubafungira muri iryo shamba. Ni ukuvuga ko amahirwe twirwana na M23 bafite nuko ayo mashyamba bayafite d'abord. Bagera bafungira aho za Nagiheri hafi aho ngaho. Noneho aho barahafite. Uwambaza utese kuba bafite aho ngaho bimeze biti. Turaza kugaruka no kwa Mbogo, tuze kugaruka ni Makobora, tuze kugaruka na Baraka, kwereka isano bifitanye. Iyo uri Ikanguri bavuga ko uba uri ku birometero hafi 70 na teritwari ya Fizi mu majyepfo. Reka tubare ibindi 70 ujya Baraka. Urabyumva? Ariko noneho abangaba baserutse bitwa Ikirumbi, bashobora kumanuka bakambuka umugezi munini cyane witwa Mutambara. Icyo ni Kibembe mvuze. Mu kinyamurenge ni Mutambara. Bakita Mutambara. Icyo gihe barenga hitwa Ikirumbi. Ikirumbi binjira ishyamba ryitwa Gisu, bagahurukira hitwa Kabembwe. Iyi Kabembwe ni umanuka, urabyumva, ukagera hitwa kwa Mbogo, ukagera hitwa kwa Nundu. Iyi kwa Mbogo rero aba baturage bo kwa Mbogo n'abazarendo bamaze kumva amakuru ko noneho M23 na twirwaneho bamaze kugera Kirumbi, batangiye guhunga. Bahise batangira guhunga. Iyi kwa Mbogo ubu havukagera kwa Swima, ukagera yani Makobora, deja utambitse winjiye muri teritwari ya Swima. Ubwo ni hamwe bashaka kugira hamwe ifatanye na Makobora. Bashaka kwagira abarundi, bashaka kwagira bazariye kubashyira ntuza yabo, bashyira aho hantu bakoma, kuko bashaka kwazamukira bajya hejuru. Baje hejuru. Ni ukuvuga ko niba bavuye kwa Mbogo, aba bazarendo na FRDC bari birunze aho ngaho. Baragenda bagera hitwa za Rusenda, n'ahandi bakomeze Baraka. Iyi Baraka rero niho hari ikibazo. Aba bantu baramutse bafatiye Nagiheri na Kirumbi, bashobora kuza urugamba rukomeye cyane rukabera mu cyitwa Bibokoboko. Iyi Bibogobogo ifite ibice byinshi cyane. Bibogobogo harimo abarundi benshi, niho hari base y'abarundi, za Bikirikiri, za Magunga, za Kaza. Base y'abarundi komeye ni iri. Noneho kugira ngo bayishyiraho ngaho ni ukugira ngo barinde umujyi wa Baraka. Umujyi wa Baraka uzi ko ari mu mijyi 3 ikomeye muri Sud Kivu. Ndetse oya, ikintu cya mbere gihari abantu bagomba kumenya, Baraka niramuka igiye, abarundi barabatakaje imipaka yose bahana na Kongo, ariko barabasigaranye umupaka w'Uvira. Bavuga ko iracyayifite. Barabasigara uriya mupaka, byo ibyahariya muri Kongo ntiwapfa kubigereranya ibya Sud Kivu. Uvira barayiririye, ariko Baraka ndabona igiye kuzagenda, kandi Baraka yo baramutse bayifashe
ufite Baraka ushatse wa cerebra ko ufite territoire ya Fizi hafi yose. yego Uko niwo mujyi munini abasigaye kuzamuka ruguru ho gatoya ugafata Fizi kuri territoire. Kandi territoire ni giturage kibi cyane. Kandi ufite Baraka biravuze ko umuntu uri muri Uvira araba yibereye mu isahane yawe ushatse uramukuramo cyangwa umureke. Ufite Baraka ukagira n'iyi Runingo ukagira n'iyi misozi ya za Gafinda na za Munanira n'ahariya wabonaga barwanira ejo bundi. Ni ukuvuga ko umuntu uri Buvira akabesha ngo arahafite aba ari kwibesha pe, ni nako bizagenda. Yego ahubwo ibaraka uhafite tekereza Karemi. uvuga ngo rega amagara urebye neza tekereza Karemi kuko Uvirayo uyifite uko byagenda kose. Uzi ikintu mba n'amagara uzi ko jewe metro ariko nabahanga pe bakoze intambara ino design iyi ntambara ino script bakoze ndavuga kushushanya no rugamba hari umuntu wandi buze kubaza abinsobanurire. Nuvuga ngo reba amagara wowe urabona Uvira Uvira y'incanga njya nibaza uzi ko gufata Uvira inzira nyinshi urebye zari zigamije kwerekera mu misozi miremire ya Minembwe no kujya za Baraka. Yes. So harimo imibare ishobora kubarirwa atreka twigiye dufate Uvira turasunika Burundi tubwigeze we busohotsemo twikomereze dutegura ibyacu dufate amapo strategique yose tujye no mu misozi hirya miremire ya za Minembwe dukomeze tugana za Baraka. Hanyuma umuntu naza no muri Uvira nateye induru tuzamureka kuko Burundi nibwo bwapushinze buriya gukurekura Uvira burarega bugira bute nibutera induru tuzasohoka Uvira tujye muri izi point strategique ariko tuzafata Baraka kuko bazasigara Uvira ntacyo basigaye bafite. Nge ntekereza ko buriya buryo bwo kuva muri Uvira nubwo bivugwa ko ari pressure y'amahanga ariko harimo ikindi kintu gikomeye, harimo imibare myinshi magara, harimo umubare kubareba hafi bararira ariko kureba kure agomba guserebura kuko Uvira ntekereza ko aribwo bayifata neza, bagomba kwirinda amarangamutima kubera ko cyane. Reba aba Barundi ibihumbi hafi 20 byari byazamutse iriya misozi bifata Uvira yose ruguru. Yego bafata Fizi yose ruguru, urabyumva? Kuko no mu myumvire muri aya matwi mfite ngewe sero nge wavukiye uhazi ntabwo wari gutekereza ko M23 yafata Uvira iturutse Kamanyura na Gatogota. Yego iri kugendera kuri iriya ntambira y'u Burundi, iri kugenda kuri Prendre Ruzizi, kuri kapitale kindi gihugu cy'umwanzi. Oya ngo bikunde hariya ni igitangaza cyabaye. Umukoloneli nabajije niwe ubwe yaratujya Uvira na Fande rwose kandi ni umuhanga cyane mu by'intambara bizi. Yes ndabaza Fande arambaje nyine namubwiye ndi kujya Uvira ati kandi avuga Uvira igihe kubatombe to twe urabizi ko abanyamakuru akenshi twebwe nawe magara murabizi twahari byinshi tuhatuze sibyo ubibona nyine kuko urumva abantu bumve ko ntari gihe udashobora kumenya amabanga ariko mu maso yawe ureba icyerekezo cyahimbirwa n'ijya ubibona ntago ari ibintu bikomeye cyane. Yes ndamubwira aranseka arakoze nabi ubwo se ngo gufata Uvira gute yarambwiye ati yara muri Prendre Ruzizi ikintu cya mbere hakura ni intumbi n'amakajorite. Yarambwiye ati gusa ushobora kunyura hejuru nyine yaramfashije tujya kuri map anyereka hejuru ushobora kunyura za Kaziba ukagera za Remera nyine ugakomeza muri ibyo bice biri hazi wowe ati undi ugacasta ariko bigasaka ikirere cyawe kiba kize gute gisekirije kuko hariya intambara y'ikirere bayizanyemo usibye urupfu nta kindi. Urumva wo kuba barakomanda baravuga ati ndahazi nararwaniye ahubwo ati ndahazi hariya icyaje kuba niko byagenze uko yampaye kakana babetura banyuze hasi buri abandi banyuze hejuru magara kugira ngo harubarika iba hejuru isa nkaho iri hejuru ni moyen plateau isa nkaho iri hejuru ya Ruvungi kuko urabona imirwano ya mbere yabaye Katogota noneho imirwano ikazi barubarika kuko rubarika banafata Ruvuge rubarika uzi ko yahereye mu gitondo yakamagara icumba rubarika Ventura yarayirashe kandi ngo harimo intuzi z'abarundi zikomeye cyane ndake cyane rubarika uzi ko twayirebaga rubarika yacumbye kuva mu gitondo kugera saa 12 ari umwotsi gusa
kubera iki kubera urugamba rwabere Yes. barika barirwanyamo hafi iminsi 2 irenga uzi ko hanaguye umukoloneli w'umurundi n'abarundi benshi baguyeyo noneho baragenda rubarika ikimara kuvamo ubwo hejuru bari bafashe miti 2 bafata na bumbu hejuru muri za Kaziba deje urumva Kaziba yagize gute imaze kuba tombe Kaziba yari yabaye tombe noneho ubwo Ruvungero ikurikiraho mu by'ukuri ibintu uvuze byo kuba gutekereza pe nanjye narebaga Preda Ruzizi kiriya kibaga kakikubwira bakubwira n'amabariyeri abamo y'abazarendo noneho magara hari umuntu twaganiraga tugeze ahantu twari turi gukorera ntuza ma reporting ni umuntu kandi uhazi umusirikare arambwira ati rero meki hari ati buriya muri Ruvungi ati rimo abasirikare benshi bavuga ko harimo nibura abasirikare bagera hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ubariyemo wazarendo Burundi ingabo zo Burundi kuvuga ko nibura abarundi barafitemo brigade nibura nk'ebyiri muri Ruvungi yes bakagiramo iza FARDC hakazamo iza wazarendo FDL yo yarwanye za Rubarika no za Gatogota ihita yigendera kuko yahise igenda manutse twamanutse hari yabavuga ko mfite amakuru ko harimo uwitwa Teofile Colonel Teofile wari ufite FDL bo nababingwa cyane iyo urugamba abona rukomeye bagenda mbere noneho abarundi bakomeza kugira gute guhanyaza icyaje kubaho n'iki Magarambe arambwira ati Ruvungi nyine ubona ko nawe yifata mu ati Ruvungi ibibazo umuzirikare kumbwira gutya Ruvungi rakomeye nahise numva nanjye Ruvungi ikomeye cyane Rubarika ikuye muri Ruvungi mva barayikubise babanje kwashyiramo bakomando nk'ibyo barimo bakora babashyiramo abakomando bajyayo ngo bagiye ni ku mugoroba n'injoro mu bagarutse ururimi ruresha gutya baragarutse bavuga bati bananiwe abandi ngo bahindanye numva ko abakomando baragiye bagukorera mu FARDC muri za wazarendo mu Barundi bakuramo commando operation barigarukira bukeye bwaho magara Ruvungi barayataka mva Ruvungi vamo abarundi Ruvungi igiye baragenda n'ikindi cyari cyara Ruvungi nabona guri Gatogota wowe Ruvungi no ikintu cyabayeho Magarambe buriya Ruvungi bure ku ntumbe tuba igira ubwenge cyane muri za operation zayo uzi ko Ruvungi buriya bayatatse bayifashe kwa gatanu bayitombe kwa gatanu uwa kana babiri ba supplies ibikoresho byageze Ruvungi reka ngo amakuru kuri iyo ngingo hari inama zabereye Burundi noneho haza ababiriki haza abahanga mu by'intambara haza n'abarusiya haza n'ibiki byinshi bagiye bumva ngo ingabo z'abarusiya bari kuzibona mu kiyaga bakora ikintu gisa na formation yego batumiramo n'ababitakwira babereka map y'intambara muri kiriya kibaya buriya Uvira na Bujumbura ni ikibaya nicyo kimwe barabibereka nibwo rero wazobona ba ministre n'abadepite ba Kongo Uvira ne tombera jamais n'abamusenyera Uvira ne tombera jamais none naje guhamagarwa n'umukoloneli w'umurundi ukomeye cyane sibyo koloneli abakomeye Magara koloneli ukomeye kandi uzi ibintu by'intambara nyuma yo gufatwa kwa Uvira arambwira ati sha ati nkubwiza ukuri Magarambe ati isi igende yicare hasi yubahe icyitwa M23 ani yatavuga nuko yambwiye ani yatavuga ko ati yubahe u Rwanda ubwo nuko ati yubahe u Rwanda n'umukoloneli uri quelque part sibyo ati yubahe kubera ko ibyo twari twabonye bateganije byo guproteje Uvira noneho na biriya bihumbi 20 byari byazamutse ku misozi y'Umurenge basenye igihome kitashoboraga gusenyuka nubwo haba imyaka 20 n'urugamba bari bapanze rushobora kumara imyaka 10 byibura ariko barusenye mu masaha atarenze 10 uko bavugaga warabyumvaga confidence bari muri over confidence zo kuvuga ngo iyo bavuga ngo Uvira no tombera jamais bose bavuga bayakutumba birirwa bakatakata muri Uvira ba makanaki wajya mu Burundi ikiyeri bakimanura bari barabonye kuri iyo film yego ikiyeri bakimanura bati Uvira no tombera jamais ahubwo turaje wibuke ko uzi ko bavugaga ira ntambara itangira Gatogota batangira kwataka
bari no gutera bombe uziko ndi muri Kamanyora uziko bavugaga ngo bamaze gufata Kamanyora ndetse bagiye kwambuka Bukavu bahise baza no mu Rwanda Bugarama umva magara hariya byari hatari rero mu by'ukuri igisirikare cya AFC M23 na twirwano bakoze akazi gakomeye cyane mu by'ukuri ikintu bakoze muri Rubari kwanza va Katogota ya kabiri kuko niho bahereye ufate Rubarika ufate Ruvunge ubwo ntitubuze utundi duce turi mu gereza za ntuza za handi FARDC yavuze ngo Rubirizi yaravuze ngo yakoze report tactique so magara rero reka turebe mu by'ukuri turi muri Fizi kwa duce bavugaga duce rwose twamaze no kuba tugaragara cyane abantu batangiye kutuvuga ko twirwaneho yagukubitiye abantu bako ngo nibura ngo yafashe akaba irakontorora agace ka village kitwa Angule Biaka Nahere naho navugaga iyo Biaka niko kagasozi navugaga ariko noneho urumva bahakubise hari noneho drone ejo twayivuze cyane saa 6 zuzuye yagerageje kujya kurasa hariya kuri Poezero na Rwitsanguku bayihanuye mbonye na raporo ya twirwaneho bamaze kubyemeza none ahangaha twirwaneho yabyemeje ko yayihanuye gusa iyi ntambara meki abayifatira hafi bari kwibesha babireba gusa ko ari ngo abazungu bavuze niki hari akantu wigeze kumbwira ati buriya nubona M23 iri kurwana Uvira uzamenye ko igiye gufata Rubero yego nubona iri kurwana Barikari uzamenye ko igiye gufata Uvira hari ibintu urabona mbere uziko ifata Uvira yari irimo ikubitana yafashe za Kadahanwa ifata ibice byegereye za Warikare muri akse Warikare magara imwenga byabaye imberenge tukabona ko mwenga na Kamituga bigiye twahita tubara Vel ntuza Shabunda twereberaga za Maniema za Shabunda na coalition nayo ishyira imbaraga hari muka gato akosha M23 hari ibintu bibaza noneho reka mubwire maga ubu haravugwa flo eshatu urabona ko hari flo iri muri Sud Kivu ari nayo burira irakaze cyane kuko irimo imibare myinshi cyane buriya ni nayo flo bavuga ko irenze magara ira flo muri Sud Kivu ni kucamo kuri M23 bazahita bafata za Karimi zaborohera za kujya hirya za Katanga bizaborohera cyane reka tuvuge inkuru tugezeho mwaramutse amasasu menshi n'amabomba ari kumvikana cyane mu Mutambara kuva saa 10 aho bari kurwana mu Mutambara rero nakanguri nibirye nakubwiraga bishobora kuba ari byo Mutambara urabyibuka Rusuku hamwe Gakufi Colonel Gakufi nkunda cyane yego naramusuhuje numva asubiza neza Gakufi amwe yigeze kumanuka arakubita ngaho rero ni intambara yatambikiye ubwo yerekera he magara buberekeye Fizi kuri territoire no kuvuga ko akanguri urakata ugaseruka hitwa kwa Ngurube ukavuga seruka hitwa kwa Murembe no kwa Rumanya ugakomeza za Kizura ugakomeza hitwa Mugera ugakomeza hitwa Idota ugakomeza hitwa Kananda ukinjira mu mujyi wa Fizi kuri paruwase no kuri territoire muri make umuntu ashobora gutangira kwibaza Fizi rabato no kuvuga ko niba bagiye mu Rusuku batangiye kugera ku birometero nka 60 n'umujyi na Fizi cyangwa bagakata berekeye imbere yabo nono bakagiye Mutambara urafata wambuke wamugeze nakubwiraga ngo ni uri Mutambara nono baje bibogobogo bahangane n'abarundi bo bazakubitwa byanze bikunze nguko bisanzwe iteka ryose nka misa nyine yo ku cyumweru nka misa yo ku cyumweru itaziburamo padiri ni ukuvuga ko iyi bibogobogo abarundi bagiye guproteje ibintu bibiri icya mbere ni Baraka icya kabiri
biravugwa ko kariya gace ari inzira izana amabuye y'agaciro aturuka iza Mirimba, aturuka za Nganja ya Perezida Neva. Tagira ngo ni ibindi bajya guporoteja hari ukuba ari point strategique ku mujyi wa Baraka na Fizi, hari ukuba ari inzira yo kujyana ubutunzi bwa nyiricyubahiro. Kuko Baraka niho hari ikivuko amabato yambutsa agaseruka Rumonge, kuko ibuvira byarafunzwe. Yego, ntekereza ko kujya gufata bibokoboko bagashira base yabo ntabwo ari umutima mwiza bafite, ahubwo no guproteza inyungu zanye kubaho n'ibindi bikomerezwa tutazi. Binumvikana bura mu ntambara ari igihe twe tuvuga intambara tukavuga amasaso gusa, tukavuga politike gusa, ariko na economy ni ikintu cy'ingenzi cyane. Naye M23 uvuze ko idakeneye amafaranga wabubeshye. Icyambere ikeneye imisoro. Iyo igeze mu kirombe ikagifata bikeneye abashoramari baza kugicukuramo ngo bayihe amafaranga igura intwaro. Bango ntago amasaso n'amabomba abantu birirwa babona abantu barasa ari ibintu batoragura abantu. Kandi kintu imyenda tubona M23 yamba nubwo yambara mucanganyiko, ariko irayambara uko n'imishyashya ntago ipfa kuza. Amakenga n'uburenganzira bwabo n'ubutaka bwabo nk'abakongomani. Makenga yari yambaye imyenda y'igiseke cya FARDC mishyashya. Ibi byose bikwereka ayibona gute se? Ibyo nabyo inzira bicamo byose, ariko nta mafaranga. Ejo nawe nanzenze kuri intuza hariya Igoma yambaye imyenda y'igiseke cya Tanzania. Tanzania complete. Urumva hari uburyo abantu bayibona gutyo, ukabona ngo inyanyishyamba zambaye imyenda mu bucanganyiko nayiragurwa cyangwa ibakomande. Yes, icyo ni ikintu bagomba kumenya. Rero urumva na communication rega internet, ibintu byinshi, imbunda zo guhanura drone, ko drone zo ziri guhanurwa no guhemba abakozi bibanze. Yego, hari abashobora kubona twa mission dukeya no kugaburira ingabo, ama essence n'ibiki byose. Rero nubango mu ntambara mu economy, niyo mpamvu ndayishimiye nawe agomba kurinda ibirombe akanuriza abasirikare. So Magarambe turebe intambara ikomeje kugira gute, kuba Magasa ikomeje kuba imbere. Nibyo nabubwiraga wabisubiyemo n'abandi M23 barayibona utushaka kubona Fizi bikomeye. Byukuri bandi bati Uvira birakomeye, ariko nukabona iyi sicakira cya Butembo cyangwa cya Rubero territoire. Yes, ikigira gutyicakiye cya Pinga. Niko biba bimeze. Niko bimeze. Ariko tugaruke Runingu. Runingu ibintu byabaye Amagasa, Runingu ibintu byabaye Imberenge. Runingu haravuga operation ikomeye cyane yakozwe n'ingabo za AFC M23. Ni operation yasize ngo abasirikare benshi bapfuye. Mukanya mbone yanjye wenda ni mu Rwanda zakwivugisha arimo imbwira ko nibura Magara nawe wahoze bivuga ndetse n'uwo bazaga. Hano ngo FARDC yari yagabye igitero gikomeye cyane. Haje ngo abasirikare benshi ba FARDC, hazamo abarundi, hazamo na Wazalendo, bashaka kwirukana M23 Runingu, bashaka no kuyikura mu bice byasanye. Kuko uko bavuga ko bagomba kuyikura muri bice bakajya Kamanyora, bakajya Bukavu, Magarambe, niko kuri. Ntago bagabo babeshye, buryo akeshi bavuga ukuri. Yes, baza ari benshi, ariko ngo babanje gutera ikintu bita icyitwa amabombe sharing ku ruhande rwa leta, ngo yari imeze nabi cyane. Hanyuma ngo M23 ibona ko ibintu byabaye ibindi niko gukora operation. Rero ngo no operation yasize abacanshuro bagera mu 8 bafashwe, abarundi na FARDC barenga 50. Nono namubaje ntise hapfe bangaye niki, arambwira ati ntago ushobora kubabara, ni benshi cyane. Ni benshi cyane kuko ngo abapfuye, reka ndebe uko yabimbwira, bo ni benshi cyane. Nubango ntago barabasha kumenya bira yabo yuzi. So Magarambe urumva rero ko operation Runingu naho uyizi gute? Mbwira rero Magarambe meze bite, kuko umva amakuru nagize nawe haraye wagize. Nangiye Runingu nuko nabyumvise. Twabaje yaro nabazaga ari kumva amakuru mu kanya twatwicaranye hano. Nibyo yambwiye. Gusa umuntu yakwibaza ko M23 yari kwivira mu mahoro, bari kuyikurikira ngo bigende bite? Kuki bataje kuyikurikira muri Uvira? Magara rega aba bantu nta trace bafite, nta shuwa. Icyo mvuga nubango FARDC n'igisirikare cya Kongo
ndetse n'ingabo z'u Burundi FDL Wazalendo n'abacanshuro byanga byakunda ubutaka bwose M23 irimo natwe Rwanda barimo bagomba kubukuramo kubona igisirikare cy'igihugu abandi ni inyeshyamba mu by'ukuri ukuri guhari nuko FARDC ntizigera ijya muri position kuvuga ngo izari ku butaka bwafashwe na AFC/M23 ariko na AFC/M23 ntizigera ire ku butaka izabure kuri gehe byararangiye ruvuga ngo kuva mu bice yafashe ikagenda n'urupfu niyo mpamvu rero intambara ari amagasamagara nibyo nakubwiye ndetse n'abakunzi bacu tubabwira hano bino bice AFC/M23 turimo natwe Rwanda barimo bafite challenge bafite nuza bafite inshingano bafite n'ikibazo ruvuga ngo kuba ufite Uvira town ukeneye Sange ukeneye hejuru misozi ya Uvira ngo uhagire urumva FARDC nibyikeneye ukeneye makuru no reka ture twirwanaho kuba ufite Twezero irakenera ibogoboko irakenera Fizi nuvuga ngo buri gice kigenda kiguha gufata ikintu kugira ngo ugire iki ugire umutekano usesuye yo challenge bafite Remagara noneho ubona M23 irabahimye isohoka muri Uvira yigira Runingo ibirometero 25 ujya mu mujyi wa Uvira iragenda yigira mu misozi rituriza abagabo rero kwa kundi batajya bashyirwa barashoreye ejo n'aya modoka yabo y'ama pick up bohereza ni urumva of course ni imodoka z'ibifaro zibaherekeje ntibagenda bagisize barakugera tugiye uko bitati ziranye ishyamba basanga M23 nayo igize gute iryamye amajanja yabashyize ibashyiramo umugozi uwo mugozi rawazongurutsa barangije icyabayeho Magarambi yarabatsibuye irabatsibura ibaze kugira aho ifata abacanshuro 8 ifatamo abarundi bari muri 20 na ifatamo FARDC bari 20 bazarendo ntibajya banabarwa Magara buriya n'utekereza icyo kintu gufata amateka zigera muri 50 zirenga 50 ziri muri 60 zirenga mu by'ukuri ababaye urugamba rukomeye Magara uwo muntu aba yakurusha imbaraga ukuri gufata abasirikare 60 mu mukono burya ubwo hapfuye abangahe ni benshi cyane ya bindi n'ubanyamane umugozi nakubwiraga no kugushyira gato gati amaboko hejuru uzamura isasu yes ujya gukora ku mbunda isasu niko kubwira ati amaboko hejuru nuvuga ngo ibyo M23 yabikora sinzi abantu igeze kwikwa n'aba Sadeke ibagotera mu bifari aje avuga ati yaturikije icyambere iyo yaturikije nka bingahe uribuka ko yigeze gufata ibifaro biri muri Sake eti bahita bakubwira ati ibwiriza usohokemo nimbunda ivuga ati ivuga Magara igisirikare kiba ari film igisirikare ni ikintu ariko kiraryoha noneho kiraryoha cyane noneho izi Magara abasirikare ndabo dukurikira barabyumva ko ndabizi nka Bwiza barayikurikira benshi cyane baze kutubwira iyo operation ya Runingo ni operation iri same copy na Sake buriya Sake ngo aba South Africa bararebye avuga ati nituramuka dugejeje igifaro baragituritsa yes nituramuka kandi turashira uziko babaga besha abakobwa ari ikibara abagore bagiye bate bamanika amako twamanitse rwose turavuga ati mucanga ibifaro mbe tujya gute irari gikabukira ibyerekeza z'urucura uyu munsi none nibyo gize gute nibyo bihiga bazana na FARDC hanyuma ikindi hari muri Runingo ababazarendo na FARDC ni batayitondera bazashira kandi Magara M23 zasubira mu mujyi wa Uvira yaramaze gushigesha imbaraga za deja ndavuga iyo operation ya Runingo operation Runingo ni operation ijeyeje coalition Magara irabavunagwe niho wakunda ufata umuntu ukamukubita mu mavi ugakubita hasi mu birenge umuntu akubise mu mavi yakuvuna ivi akakuvuna ikirenge urakoresha ikimagara nta na kimwe so rero ubona ko iyo operation yabaye amagasa pe ni operation avuga ko iri busiga isomo ariko nanone FARDC ntizigera ishirwa n'ubundi still tuzagunya kubona iki Runingo reka ngwereke indi operation hejuru yaho harahitwa mu Mitamba na Kajoka yego iyi Kajoka nayigezemo iyi Mitamba nayigezemo habaga n'umusaza witwa Mugobozi wari inshuti ya papa yakadasohoka yego hari urusengero rw'abakatolike abana be n'abuzukuru be n'inshuti zanjye
ubwo bari kunyumva. Yego. iyi Kajoka ndayizi, nayigezemo. Hakonje cyane, ni hejuru ya Uvira, hejuru mu misozi hejuru. Hari isoko ryitwa mu Mitamba. Iri soko ari ryo wumvaga bafunze kugira ngo abanyamurenge batazajya baza guhaha. Yego. Ku wa mbere rero bararitera, Yego. ashaka kurisenya. M23 na Twirwaneho uzi ko barekuye Uvira ariko ntibarekuye imisozi. Ati nimusubireyo baranga, musubireyo baranga. Haza n'abarundi. Yego. Barangije barakubitwa, bahindura inzira banyura Kajoka hirya yaho. Yego. Babatega icyitwa ambushi. Yego. Barakubitwa. Bukeye bwaho abarundi batangira kwimba gucukura indake. Yego. Muri aka gace ka Mitamba. Aba basore babasukamo umwotsi. Yego. Basutsemo umwotsi bwagiye guca kugeza umwotsi n'umwotsi usanzwe ubwo nyine n'amasasu n'umuriro. Urumva? Bukeye bwa Barundi baburirwa irengero. Bikekwa ko aribo bamanutse baza guhura n'aba ngaba, Runingu itangira kuba nk'umuriro. Yego. Kuba hazi nuvuga ngo abavuye aho ngo Mitamba baramanutse baza Runingu. Baramanutse baza, ariko ni hirya ho gatoya. No kuvuga uvuye Mitamba ushobora kwikira neza Kavimvira ureba Burundi. Niba rero batambitse baje iyo ngiyo, niba byagenze gute. Binavugwa ko muri ibice bya za Runingu hari ingabo z'u Burundi zari zatangiye kongera gukoresha iriya nzira nk'uko byari bimeze mbere. Uvira itarafatwa kugira ngo bazamuke baje gufata imisozi y'Umurenge. Yego. Iki rero cyo kubakubitira Mutamba n'intuza ni ukubaha agasopo ko n'iyizero, ni ukubaha agasopo batagomba kuyitekereza, batagomba kongera gutekereza gukoresha iriya nzira ngo baje gufungira abanyamurenge inzira yo guhahiramo, kuko nicyo bashakaga. Niki kintu cyo gukupa network ni uburyo bwo gushaka kubamara, ntaho bafite ho gutabariza amagara, ntaho bafite ho gutabariza. Ikindi cyongeho bari kubaka, uzi ko ikoranabuhanga ari bwose bakoresha kohereza amafaranga. Yego. Batabohereza amafaranga yo guhaha, babakatire communication kugira, kuko FRDC iri gutegura ibitero ngo simusiga ihora muri za simusiga. Iri gutegura ibitero, ikora ibintu bibiri, itegura simusiga igakora na reprise strategique gusa. No kuvuga ngo iri gutegura ibitero FARDC ubundi ikintu gihari magara twari no kwibagirwa. Bari gutegura ibitero mu bice bitandukanye, ibice byose birimo M23, ibice bya Nord Kivu na Sud Kivu. Ni ibice bakupyemo internet. Ngo bashaka gukora ibitero, Amerika itazigera ibona aya makuru, nyirumva nta masatelite n'ama GPS yakora gute se ntibishoboka, internet zidahari. Ahanini bagamije kuvuga ngo tubakupire ntuza, hanyuma tukore isuku nkuko babikoze muri Uvira uyu munsi wa none. Bica abantu, barabashimuta, nta muntu utabaza, ntago bapfa kubibona. Usigenda ko dukoresha drone zacu ukabasha kugira amakuru amwe namubone ko ndakubwiza ukuri. Abantu bo muri Uvira baragoye magara, baragoye kuko uyu munsi no ntago bafite gitabariza, barani uko biboneye. Rero gukupa internet ni kugira ngo ntazagira amakuru ajya hanze uko byari bimeze. Yego, nicyo cyo kuko urabiza ubwabo, yo internet ari n'abazirenda ubwabo barayatanga. Hari abantu bari bavuze umwanga cucu yapfuye ariko arahari. No kubeshya arahari n'abaje umuryango. Nakabira nakubwiye ko bavuga ko yapfuye. Nakabira bahora bica abantu mu bitekerezo. Wese niba nakubika amagara ko babika umuntu wese babona bageze. Askovia baramubitse ejo bundi. Magara twebwe batubika buri munsi. Ukibaza icyo baba bashaka, ubundi se gupfa kwawe bizahindura ugomba u Rwanda kurwana. Ukibeshya cyane magara. Ikirumbi bageze ku Gatoki barimo mahunga. Ikirumbi ni hamwe nakubwiraga, niba intambara igeze Kirumbi ndakurahiye ngo Baraka irafatwa. Baraka iri mu mazi. Baraka iri mu vuga ngo cyo twakwibaza Fizi Baraka to eske tombe bitakuwa tombe bientôt bitakuwa tombe kwa siku za usone kabisa utabisikiye. Kubera ko ugeze kimwe muri icyo ugeze mu kindi, ukugera ugeze Fizi umanukira Baraka, ugeze Baraka uzamukira Fizi, kuko ikirere kiri hagati ni ikirere gisa n'ikidatuwe cyane. Yego,
ariko ibyo byombi kubifata byombi yego sibyo twibutse ko Baraka iri muri Fizi. Baraka ni umujyi munini sibyo ni meri yego ni meri, Fizi ni teritwari. Ibyo byombi bifite Fizi, icyo tuvuze Fizi ruvuga ngo Baraka ubwayo iri muri Fizi. Iyo bavuze Fizi kuba tuva ko M23 natwe Rwanda bari kwerekeza kuri Fizi, ndumva bari kwerekeza ku cyicaro cy'ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi. Ariko rero ufashe Baraka washaka ukareka iyi teritwari ntacyo yabi ikikumariye. Ni nk'uko wafata Kamituka kuja kuri Mwenga kuri teritwari ntacyo byaba bikumariye sibyo. No kuvuga ko ni nka kera narabibonaga hano mu karere ka Rubavu. Buriya habaga icyitwa uyu mujyi wa Gisenyi, ariko icyitwaga komine cyabaga mu Rugerero. Komine umujyi gusa wabagamo nduza. Alors tekereza ko ari ibingibi, kandi burya uba watangiye gutambuka Burundi. Uburundi waba utambutse ahubwo uri kurangiza za Bubwari, hirya yaho za Kigoma werekeza Tanzania. Ikiriwe cya mbere nuko M23 na twirwanda bambara mu kafashe Baraka. Biravuze ngo aho ibikoresho by'abazarendo by'abarundi bya FRDC, ibikoresho bya coalition byose byacaga Baraka, ko Baraka ni ku cyambo, Baraka ni point strategique. Biraba bigeze gute? Biraba birangiye. Hanyuma rero hari abantu bo muri IDPS bo kwa Tshisekedi Kinshasa ngo baraye baserebra ngo Bukavu yabaye tombe 10. Barababeshyerega abantu bagira amakuru barababeshya amagara, bagiye bareba Bwiza bakareba amagara abari mu biki, bagiye bareba ko Bwiza ati niba hari abantu babesheka ni abantu bo mu mutwe wa politiki wa Tshisekedi babasiba kiwana ngo bari guserebra da Bukavu ngo nayo ngo barayigaruye. Buriya bo bazi ngo za plane zo byararangiye. Plane se ho bari barenga Runingo bakubwira ko operation bayiteye ubwoba. Operation Runingo irarenze pe. Umugabo witwa Polisi ufite isoni, ufite kimwaro, sinzi uko bimeze. Operation Runingo irarenze. Yewe uyu muntu uri hari arambwiye ati irarenze. Ati ubwoba ati ni operation y'amagasa. Turakomeza kuyibabwiraho wenda tutumanya amakuru yandi, ariko icyo mumenya nuko hari ngo matekwa ntizibarika. Kandi abaguye muri no operation niho ntibarika, kandi ngo bari baje nabo gucyura, twe tubyita gucyura ku kingufu M23 nayirangije abacyura. Le operation chirurgicale, le operation chirurgicale, le operation rwose ngo M23 yabinishije urusenda. Kunisha urusenda uko byumvira byo magara ndabyumva. Kwintu urabizi wasanga Romeo atabizi. Romeo kwintu urabizi? Hari ababyeyi bayoberwa byose kwinisha urusenda ngo nibwo yabinishije rwose. Ngaye ngo uko rero uko bimeze magara ubuso ubu twarenzaho ibindira icyo twavuga operation Runingo n'amagasa, hanyuma twazamuka ruguru imisozi miremire operation Mitamba na Kajoka nayo yari amagasa, kuko niyo yamanuye mazimwe zimanuka epfingi zisanga naho hari umuriro. Tumanuke tuje kuri Poezero Ifizi, aho hose ni operation yamanuye indege mu Rusuku, umuriro uri kwaka amasaha niko batubwiye. Turakurikirana neza ariko ntitwasoza tutarebye kuri itariki umwaka ushize wari umeze utemeke. Umujyi wa Goma warayifashwe habaye kuri itariki 29 habaye ikiganiro n'abanyamakuru. Nibwo Nanga Bisimwa bagaragaye kuri kamera zacu mu kiganiro cyabereye muri Sena Hotel. Ngo nge nayo ndi iki gihe hari hashize iminsi 2 umujyi wa Goma ufashwe. Umujyi wa Goma ufashwe ku itariki 27 twe tuwinjiramo ku itariki 28 niko officiellement uko byanditse. Yego 28 ariko twawinjije mu twege 28 twe kwinjiye mu mujyi wa Goma. Yego tujya icyo gihe kunze baga Abarusiya twinjiyemo hari kuba banarwana za Katindo hakirimo imirwano. So urumva rero itariki bavuga ko ni amateka kuri twe dukora izi nkuru magara. Jewe yo hagize kuko hari imijyi 3 yafashwe
kiwe ndavuga ngo nabaye successful nk'umunyamakuru, kuko niba naravuga ngo Goma nifatwa abaturage kwanza reka ni henshi, ndavuga ko Nyanza nifatwa abaturage bazahumeka ifashwe, inkuru yanjye yabaye successful, nakoze ibyo bita success story, Ngungu ifashwe success story, Rubaye ifashwe success story, tugeze Goma success story, iyo success story urazizi uko ziba zimeze, turagenda tugeze Bukavu success story, ejo bundi Uvira success story. Uvuga ngo gufatwa kuri iyi migi kuri giye yabaga ari success story, ko akenshi nagiye mvuza induru cyangwa se mvuga cyane, mvuga nariko abaturage kuri gutabaza. Magarambe nawe nuko Uvira ifatwa, nibaza ko yabaye success story kuri nk'umunyamakuru cyane. Rero kuri iki gihe Goma, gufatwa kwa Goma kuri jewe ni ikintu nishimiye umunyamakuru, kubera ko niba umaze gukoraho inkuru zirenga 100, uvuga ku bantu bashimuswe, uvuga ku bantu bapfuye, uvuga kutabariza abaturage, mu by'ukuri ukumva ngo uyu munsi noneho mujyi ufashwe n'umuntu umwe wari urimo abantu batandukanye kandi bose bahimukiye umuturage, kuri jewe yari success story. So rero iyi tariki twari mu mujyi wa Goma, kandi iyi tariki ingabo zari mu Betura zari zirwana kare, ariko tunashimire n'Imana ko twarokotse, kuko amasasu ngewe ndyamye muri petite barriere hari amasasu magara gusa, ariko nabonye ibyo ntarabona mu buzima, ziriya mbaraga zimira izindi. Meki hari amasasu pe, hari amasasu Meki nari ndyamye muri petite barriere, ubwo uravuga ku itariki 27 bakarasa bundyamye munsi y'imodoka, bakarasa haruguru y'umutwe, ku maguru, hirya kushoto kuhumbi. Byari bazo kugira ngo mpave ndabyuka hari 5:40 gutyo. Ubwo nyine sinzi uko byagenda magara kujya jewe kuva hari agena yo, sinzi uko akamoto kanciyeho ngena yo hano mubatiza kujya tuve kuri Grande Barriere, kuko hari amasasu menshi cyane. Twagiye duhagaze ukubona bisanzwe twenyine, kandi muri iriya nzira yose twari twenyine. None se wari bugire gute mashini gane zibugira batwari bavuga nta kindi ufite cyo gukora, wavuga ndi buryame se ndicara se noze ndabigenda ndiruka nkase nta cyo ufite cyo gukora, ukora bishura moto y'ibihumbi 100 cyane. Ubupfu ntago ari ikintu magara, ubuzima burakundwa. Magara dusoze rero ikiganiro cyacu kugira abantu ko twaje tuvuga kuri twabivuze cyane operation Runingu, turagumya kwibagezaho ni operation rwose nabako M23 yatanze isomo nk'iryo yatanze muri Sake. Ngaho nguko rero turabashimiye, Magarambe yakoze, Romeo yakoze, namwe mwakoze bakunzi ba Bwiza TV na Magarambe TV kudukurikira, ariko tubabwira ngo still muracyakenewe kugira ngo mukore like, mukore share, hanyuma mutere inkunga Magarambe TV, mutere inkunga Bwiza TV, kugira ngo tugumye kubagezaho amakuru. Murumva ko aya yose tuba tubabwiye na amakuru mudashobora kubona ahandi, kubera ko birasaba iki, bisaba imboni. Magara siko bimeze cyane. Yego, reka tubashimire cyane, mujye ibihe byiza. Jye na Meki Kayiranga, Magarambe Theodore, twongere ku wundi munsi.